Ni kuri uyu wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa munani 2026 aho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yavuze ku kibazo kimaze iminsi gihari mu gushyamirana hagati y'abantu babiri, hagati y'umunyamakuru ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ndetse n'umunyamakuru SCOVIA. Ibi yabigarutseho kubera impaka zimaze iminsi ziri ku mbuga nkoranyambaga bashyamiranya bitewe n'ubutumwa nyakubahwa minisita yakishije ku rukuta rwe rwa Twitter abenshi bazi nka X. Nyamara uyu munyamakuru Mutesi SCOVIA we yabigarutseho cyane mu kiganiro cyabo mu makuru yabo bajya bakisha kuri televiziyo yabo yitwa Mama Uruwagasabo, ndetse n'abanyamakuru be bakomeza gusesengura bakweshoninga kuri ubwo butumwa nyakubahwa minisita Olivier Nduhungirehe yakishije ku rukuta rwe rwa X. Ibi kandi we yabikishijeho agira ngo atange amakuru neza ku bijyanye n'inama yaramazemo iminsi yaravuyemo, avuga ukuntu Kongo itari yitabiriye, nyamara abanyamakuru bo ntibabyumva neza ahubwo bo bakomeza kubivugaho. Ndagira ngo wumve icyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabivuzeho. Bahaye ikaze mu kiganiro kuri nitwa Kevinc1 Nganji. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Mr. President, exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message mutabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol, iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Murakoze Your Excellency. Ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minisita nabi. Nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content.
nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine quickly kuko guverinoma ya Kongo yari yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje irangiye bazanye umukandida wa muri Francophonie so abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na SCOVIA barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro SCOVIA n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Gasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko no ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babiquestioninze ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit kandi Kongo itari nahari baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana best ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama nishobora kuvuga babiquestioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama umuhanzi bamubarizaga iki kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo abafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo ko atari byo ko babiquestioninga it is very intriguing what is it nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho
mu kiganiro kuko aba ari talk show atari ukuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi ni twihuta ikiganiro mwakora ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisita akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame SCOVIA Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese mugira ngo muzambaze uretse mufite ikibazo Olivier ko avuga ko minisita avuga ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba aricyo kiba ikiganiro si ibyo gusa kandi nyamara hari n'undi munyamakuru nawe wari uri kumwe na nyakubahwa minisita muri iyo nama niho wahise uhaguruka akomeza kunganira nyakubahwa minisita ariko nawe yavuze ko atabyibuka neza kurikirana wumva ukuntu byagenze wumve n'icyo babivuzeho they were questioning even ibya minisita why not yego nicyo nahoze mvuga why can't the minister's statement be questioned no why not fine let's take it you question the minister fine so nibyo byabaye yanagira ngo ho nk'umujournalist wowe noneho wari ukwiye kubona you should be asking what I am asking naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze it's not right in fact tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko nari nzi inkuru uko yari iteye for me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo that is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri it's not ntabwo ari gutangaza in fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo ariko kandi yashoboraga kubikura bericisha make haraho ya byanditse muri iyo language haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda jewe uko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo kuki umunyamakuru uwo ari wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi ishu ni iyihe none ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even murakoze your excellency byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda
kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura, ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Congo, kuba yari hari cyangwa itari hari, ku buryo hari ngira ngo SCOVIA yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Congo, ariko Congo yari ihagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty, kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo, icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no, actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Nibyo ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo, ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister, byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance, byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo ubonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe, ati ntabwo numva mbizi. What is the argument? Muvaneho kajagari muza. You ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what?
nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri Wakunda. kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza Hapana. nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wapologizinze when you apologize babo nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense.